Yes, hello. Nizere ko mwaramutse neza. Nk'uko mubibona murabona ko turi muri X yacu. Tugiye kurebera hamwe amakuru y'ingenzi yihutirwa ya OpenX. Tumaze iminsi twirukaho tuzanabikuza ejo bundi kuri 16 z'ukwezi kwa kane. So twihuse murabona ko iyi OpenX iri kuvuga ko yasohoye contract address iyo twita smart contract address, ariyo address amafaranga bazajyaho, cyangwa se tureke kuyita amafaranga tujye kubita amafaranga, niyo izi coin za OX zigomba kuzaho muri MetaMask. Numva ngo iyi niyo twita smart contract address. Tugiye kureba uburyo ki tuzayishyira muri MetaMask. Ubwo tugiye bavuze yuko bagomba kuba kuri Core Chain. Numva ngo bivuze ngo nimba ari kuri Core Chain, icyo wumva amagazi fee bazakata azaba ari kuri azaba ari Core. Nicyo bishatse kuvuga, kuko niyo network tugiye kugira gute gukoresha, murabibona hano. So OX token contract address yubakiye kuri Core Chain, bivuze ngo amagezi fee azaturuka kuri Core Chain. Ubwo turanyuramo turanze dukore review turebe ngo se iyi Core Chain ubundi wayishyira muri MetaMask gute. Harimo informations abakenewe, ariko cyane cyane turibanda mu kunyura muri search turebe uburyo twayishyiramo. So ubwo ikindi kugira ngo abashikamaje batazabiba, ugomba kureba ko nimba iyo X yawe uri gukoresha ari umwimerere. Ugomba kubanza ukabicekinga, kuko ubu hari abascamaje bari buzane contract address zenda gusa nk'izi biyitiriye iyi company, then barangiza bakabiba. Ubwo rero ugomba kureba ari iya nyayo, ukaba uyizi, undi wakagombye kuba uzi account iri official. Ariko ntimugire ikibazo utabimenyereye, turaza kubashyirira iyi contract address muri groupe mu kanya. Hari groupe yindi twa creatinze, ubwo muraza kuyijyamo. Izindi bari kuzibaninga, sinzi ukuntu bimeze. Ubwo na link sometimes turaza kujya dukoresha nimero mu nyandikire, mbahe link abashaka kwinjira muri group. Tujye guhindura imikorere. So kugira tudatinda, reka turebe iyi contract address. Twayibonye, yes, uzaza uyikopiye nk'ibisanzwe. Ubwo turakanda hano kuri scan.core.dao. Ahangaha niturangiza tujye kuyipestinga hehe, cyangwa se tuyimportinge muri MetaMask. Turakoresha import. So turayikirikaho, tureke ifunguke. Urabona ko ni kuri Core Scan. Yes, murayibona. Then niturangiza tuze, murabona ko ifite decimals 8. Ngiyo OpenX.network ariyo official website. Niturangiza tuze tuyikopiye, turayikopiya. Ngiyi hano turaza guhita tuyikopiya. Mwibuke niyo tuza gukoresha muri MetaMask. Yes, reka tujye muri MetaMask noneho turebe uko dushyiramo. So ukigeramo hano rero urareba ko dufitemo ino Core blockchain hejuru hano. Ngiyi hano, ariko tugiye kureba uburyo wayishyiramo. Mbibutsa, iyi niyo twita account. Iyi ngiyi tukayita chain nk'uko mubibona. Then izi zikaba ari address yawe ushaka kureba ibijyanye na private key kugira ngo uyibike utazayibura, uzabone uko uyikorera backup. Ni hano uza ugakanda. Ubwo noneho tugiye kujya muri search nk'uko dusanzwe tubizi, ni hano, cyangwa se aho twita muri explorer. Then dukandemo, hari biba birimo, uhita uza ugakanda hano kuri search ahangaha. Then wamara kuhakanda, ibyari birimo ugahita ukanda hano ukabikuramo. Ibiri hano uhita ukanda hano ukabideletinga. Then ugakandamo ukajya kuri scan.core.dao.org. Then ukayikirikamo. Then iyo urangije urascrollinga down, ukaza ukareba hano hantu hasi ahangaha
add core network, ugahita ugakanda kuri add core network, ukabona bibaye success, yagize gute, yagiyemo. So then iyo yamaze kujyamo rero igisigaye ni ukujya gushyiramo ya contract address. Ubwo tuzasubira kuri wallet, niturangiza tujye kuri import nk'ibisanzwe, tumaze kubimenyera. Yes, turangiza tukande kuri import, niturangiza dushyiremo token address, dupestingemo. Yes, tuyipestingemo. Twasubiye muri Twitter tujya kuyizana, ariko turayiba hano muri group. Then urareba ko iyo umaze kuyipestingamo symbol ihita yizanamo na decimals. Nta kindi uzakanda kuri import hano, then uhite wimporting. Nabashishikariza gukoresha wallet wenda zisa n'izo twatanze muri ya OX app, nuko ntituramenya uko bimeze, ariko icy'ingenzi hano aho kugira ngo hazabeho kubura token zawe, uraza ugakanda hano hejuru, ugakanda hano ugakopiya, ukaba ariyo ujyanamo. Niyo ino chain waba utarayishyizemo, n'ubundi amafaranga baraza, cyangwa se coin zawe ziraza, ahubwo birakorohera no kuhita uzimportinga, kuko unyura muri Explorer ugahita ujya kuri BSC scan, ugahita ubona token ufiteho kuri address yawe, yayindi ugahita uyimportinga. Nabwo ni uburyo bwo kuzimportinga. Ndumva ari ibyo. Mwakora subscribe, share ndetse na comment. Then abashaka kujya muri group, ubwo murareba nimero muri description, munyandikire mpite mbaha link.